Iyi ni radiyo ihuriro, ni radiyo y'abanyarwanda bose, ikugezaho amakuru yo ku isi hose. Radio Ihuriro, connecting Rwandese border to border, hamwe n'ibiganiro by'ingeri zose. Ikaze kuri radiyo ihuriro, RNC, Rwanda National Congress. Radiyo ihuriro ikugezaho ibiganiro bitandukanye n'amakuru agezweho, nta handi wabisanga. Kanda subscribe, like and share. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 22 ukwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2024. Uyu munsi tuje kuganira namwe abanyarwandakazi, aho tuje kubagezaho amakuru yaranze icyumweru turangije, ndetse tukaba dutangiye ikindi, aho uyu munsi tubafitiye ingingo z'ingenzi tuganiraho zigera kuri 5. Izi ngingo z'ingenzi zikaba ari bimwe mu byaranze amakuru yavuzwe cyane mu gihugu cyacu ndetse no mu karere ndetse no ku rwego mpuzamahanga, aho turi buze kurebera hamwe uko Perezida Paul Kagame muri wikendi yashimiye abamufashije mu matora. Hanyuma turaza kureba n'ukuntu abanyarwanda benshi bashimagiza Kagame bamwita ko ari we wabahaye byose, ari nawe rwose bahinduye amajyambere, ariko nyamara abaturage hamwe na hamwe bakaba bafite ikibazo cya za serivisi cy'ibikorwa remezo. Turaza gusanga ku kiraro gihuza akarere ka Muhanga na Ruhango aho bita Impanda ko ikiraro kimeze nabi, uturere twombi tudashobora guhahirana uretse abantu babasha kwambuka n'amaguru. Mu gihe kandi inzara yamaze abantu mu gihugu cyacu, igihugu cy'u Rwanda, ubukungu bukaba bwifashe nabi. U Rwanda rwo rurimo ruragura ibiribwa byo gufashisha amahanga, aho twumvishe ko muri iki cyumweru turangije igihugu cya Zambia cyahawe ibiribwa bitubutse, ndetse hakaba harimo kuvugwamo na Zimbabwe. Naho ku Gisenyi habaye indiri y'ubusambanyi no gusenya ingo z'abubatse mu Rwanda, nabyo turaza kubirebera hamwe. Perezida wa Amerika Joe Biden we yatangaje ko ataziyamamaza mu gihe arangije gusa manda imwe, naho abandi barangize nye kandi bakumva batanyuzwe. Umukuru w'inteko ishinga amategeko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye guhamya ko kandi ingabo za RDF cyangwa se ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda bafasha inyeshyamba za M23. Ibyo rero nibyo dushaka kuganira muri uyu mwanya, muri iyi ntangiriro y'icyumweru. Ngiye Pretoria muri Afurika y'Epfo, de Claude Mayabi. Iyi ni radiyo ihuriro, ni radiyo y'abanyarwanda bose, ikugezaho amakuru yo ku isi hose. Radio Ihuriro, connecting Rwandese border to border, hamwe n'ibiganiro by'ingeri zose. Ikaze kuri radiyo ihuriro, RNC, Rwanda National Congress. Radiyo ihuriro ikugezaho ibiganiro bitandukanye n'amakuru agezweho, nta handi wabisanga. Kanda subscribe, like and share. Perezida Paul Kagame avuga ko u Rwanda rubanira neza inshuti zarwo, ndetse ko rudateze kuzitunguha, ariko n'abiyemeje ngo kurureba nabi cyangwa se kurubera abanzi ngo rurabahendahenda ngo bahindure bakwinangira nabo rukabereka ko ruzi uko babana n'umwanzi, uburyo nyine rugomba kubyifatamo. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yabitangaje mu ijoro ryo kuri iki cyumweru ku itariki ya 21 Nyakanga, ubwo yakiraga abamufashije n'abafashije umuryango FPR Inkotanyi n'imitwe ya politike ngo bafatanyije mu bikorwa by'amatora yabaye mu cyumweru cyashize. Yavuze kandi ko igikorwa cy'ingenzi abanyarwanda bamazemo ukwezi cyagenze neza, ariko ibisigaye bikaba ari nabyo bikomeye byo kuzashyira mu bikorwa ibyo biyemeje. Ati ndetse
bidushakamo imbaraga nyinshi zirenze izo tumaze gukoresha mu byo turangije, ariko sinshidikanya ko nabyo bizashoboka kandi bizoroha bitewe n'ubushake n'imbaraga, nuko u Rwanda rwacu rwanyuze muri byinshi. Perezida Paul Kagame yavuze ko ibibi byinshi u Rwanda rwanyuzemo bihora bigaruka mu bitekerezo by'abantu, ariko bakirinda ko bibaca intege, ahubwo bikabaha imbaraga ngo zo gukora ibyiza byinshi. Muri make, muri iki kiganiro kirekire Paul Kagame yashyize ku murongo abantu yashimiraga, ahereye ku muryango we, hanyuma umuryango we aho yagizemo agashya, ahamagara umukobwa we, dore ko ari nawe nyine yahereyeho. Hanyuma amaze kumuhamagara, arangije agerekaho ati na Bertrand umugore we, c'est-à-dire umukobwa we Ange, hanyuma na Bertrand umugore we. Paul Kagame ubwo yakomerejeho nyine ahamagara abahungu be, ubwo n'abahungu be, umwe n'uwe undi n'uwabereye Saint Joseph. Hanyuma birakomeza, ageze ku mugore we aravuga ati uyu nawe ni umukuru mu rugo. Ibyo rero yabivuze ashimagiza umuryango we, anavuga ko ngo ubwo abandi bavuga ko bababera akabando, nawe umuryango we abo nyine yaramaze gushyira imbere, bamubereye umuryango, bamubereye akabando. Ubwo yakurikijeho inshuti z'abana be, abo banje, hanyuma akurikizaho abikorera cyangwa se abakora ibyashara, ni ukuvuga abikorera nyine bateye inkunga FPR, haza kuzaho abahanzi, ndetse umurongo wa muremure cyane, ageze ubwo avuga ati murekera aho ngaho ndaza kubasanga aho mwicaye. Ubwo yavuzemo abanyamahanga n'abatavuga ikinyarwanda ariko ngo bahindutse nk'abanyarwanda, mbese ibintu byinshi. Ariko muri make icyagaragaye cyane muri rino jambo harimo ikintu cyo kwihenura, aho nyine yavuze kuri abo ngabo yita ko ngo abashaka gufatanya nabo bafatanya nabo, abanzi babo nabo ngo bakabereka ko bazi uburyo uko kwangana bigenda. Aha rwose Perezida Paul Kagame ntabwo yashidikanyije kuvuga ko rwose bafite abanzi mu by'ukuri, ariko akaba azi neza ko ababanga nabo bafite uburyo bwo kubanga, mbese bafite uburyo bwo kubitura urwo rwango. Perezida Kagame kandi yavuze ko muri uku kumenya ko u Rwanda atari ubusa, ndetse n'abandi bakamenya ngo bikwiye kubera urugero n'amahanga yose, nubwo iki gihugu ngo kiba gifite inshuti, ariko ngo ntabwo kijya kibura abanzi. Ati dufite inshuti rwose, iyo duhereye ku mbaraga zacu dufatanyije n'inshuti, ibyo tugeraho ntibigira uko bingana, ariko mu muco wa RPF ntabwo twirara, dukorana neza n'abashaka ko dukorana neza rwose, tukanababera inshuti, bakabimenya ko iyo batwizeye ntawe dutenguha. Ariko nanone abanzi turabahendahenda, turabinginga, tukabingingira kugira ngo tubane, dukorane, ariko iyo banze bakumva ko bagomba kuba abanzi nabo, ntabwo twitenguha, ntabwo tubatenguha, kumenya ko turi abanzi koko. Yaboneyeho rero mu by'ukuri iyo avuga ati ntabwo tubatenguha, kumenya ko turi abanzi, iyo bigaragaje ko turi abanzi, natwe turabitsindagira tukabereka ko turi abanzi. Umukuru w'igihugu yavuze ikintu nk'iki ngiki, ngira ngo ntabwo ari ikintu umuntu yakavuga mu gihe cyo kwishimira ibyigizo yagezeho, nko kuba yaratsindiye 100, nk'uko yanabivuze by the way, yerekana abo bafatanyije, amashyaka bafatanyije. Nabonaga Biruta yahagaritse amatwi na wa muswahire wa PDI. Iyo umukuru w'igihugu avuze ibintu nk'ibi ngibi, yishimira ko yabonye 100 cyane ko avuga ko iyo harimo n'abariya bari kumwe 100% mu by'ukuri ngo bararirengeje. Ati rero, ati ibyo ngibyo abatwanga ntabwo tubatindira, ntabwo tubagora rwose, tubereka uburyo tuzi kwangana. Ibi rero ntabwo ari ibintu byo kuvuga, ntabwo ari ibintu umukuru w'igihugu yavuze mu gihe cya celebration, ariko noneho ikigayitse kurusha ibindi
nuko yaje no kugera aho avuga ati ndagira ngo ariko mbivuge no mu cyongereza. Uwo ari we wese yahita yumva. Twamenyereye ko tuka abanyarwanda ibifobagane, inyundo, imyanda iva mu amasazi yo kwicishwa inyundo, imyanda iva mu musarane, ibintu byinshi cyane. None ejo bundi yanageze naho avuga ibipumbafu ariko byo ntabwo ari abantu bangana, ahubwo ni abantu bose bategetse u Rwanda mbere ye, ni ukuvuga harimo n'ibisekuruza bye. Aha rero banyarwandakazi, umukuru w'igihugu iyo yavuze ikintu nka kiriya, uretse ko nta kintu cy'urupfasoni abanyarwanda bakwiriye kwitega kuri Kagame, kuko nta soni agira, nta kinyabupfura agira, ni umuntu nyine waho. Ariko abenshi bakanavuga ko anabiterwa n'ubwo buzima bubi yabayemo. Nta muntu muzima wakagiye gucuruza amagi kuri bisi ngo nagaruka kandi aba umukuru w'igihugu. Urumva nta kintu kizima yageza ku banyarwanda. Ibyo rero banyarwandakazi, ni bimwe mu byagaragaye, kandi ni ikintu cy'ingenzi umuntu akwiriye kuvugaho, cyagaragaye muri iryo jambo ryo gushima umuntu nyine wari wahuruje isi n'ubutaka kugira ngo ashimire, ariko akanavuga n'amagambo nk'ayo ngayo. By'umwihariko ariko u Rwanda ngo rukazakomeza kuba maso ku mahoro n'umutekano byarwo n'iby'abarutuye, ku buryo ntawe ushobora kuzabitokoza uko byagenda kose. Ati ibyo ni umurongo, ni kamere, ni amahame ya RPF, byanabaye umuco w'abanyarwanda n'imyumvire yabo. Waba uri umunyamuryango wa RPF cyangwa uwundi mutwe wa politike, twamaze kuba umwe. Munyumvire icyo kinyoma cya Semuhanuka, ngo waba uri umunyamuryango wa FPR Inkotanyi cyangwa se waba uwo mu wundi mutwe wa politike, ngo twamaze twese kuba umwe. Ibyo bintu ntabwo nzi imitwe ya politike aba yireferaho, kuko ibyo ari byo byose imitwe ya politike ni myinshi, ariko iyo yemera kwigirira ingarigari ye niyo mikeya, ari nayo iyo ngiyo nyine yashimiraga y'ababirutwa n'aba Fazil. Ariko banyarwandakazi, nta muntu muzima wakabeshywe ko imitwe ya politike uwo ukomokamo uwo ari wo wose mu Rwanda, abanyarwanda bamaze kuba umwe, kuko nta naho bishobora kuzaba igihe cyose FPR Inkotanyi yaba ikiri mu gihugu, na cyane cyane ko igitegeka kiriya gihugu, na cyane cyane ko noneho burya buhoro FPR Inkotanyi tugeraho tukayicira kari urutega, ariko iyo bigeze kuri Kagame byo biba umwako. Arakomeza kandi ati nanone kandi abanyarwanda bakwiye guterwa ishema n'uyu muco n'imyumvire, ngo bagahora iteka babyiyumvamo, banaharanira ko hatagira ababibambura. Ibyo barimo kuvuga nyine ni bwa bumwe bwabo bw'abanyarwanda bari muri FPR Inkotanyi n'abatayirimo. Banyarwanda, mwumva icyo kinyoma cy'umukuru w'igihugu, ikinyoma nyine cya Semuhanuka. Witwa Sankara nawe wamaze kuyoboka, wagarurwa umuheto, niwe wigeze kuririmba indirimbo ya Semuhanuka, avuga ko agira nyine kapitalisme ya kinyamaswa. Iyo ni indirimbo ya Sankara, simba nshaka kuyishyira ahagaragara, ariko abayizi turayizi. Reka turuhuke gatoya, turagaruka tubabwira indi ngingo tugezeho. Iyi ni radiyo Ihuriro, ni radiyo y'abanyarwanda bose, ikugezaho amakuru yo ku isi hose. Radio Ihuriro, connecting Rwandese border to border, hamwe n'ibiganiro by'ingeri zose. Ikaze kuri radiyo Ihuriro, RNC, Rwanda National Congress. Radiyo Ihuriro ikugezaho ibiganiro bitandukanye n'amakuru agezweho, nta handi wabisanga. Kanda subscribe, like and share. Banyarwandakazi, nta munsi w'ubusa, nta gihe na rimwe abanyarwanda badatakamba bavuga ikibazo cy'inzara, bavuga ikibazo cy'ubukene, bavuga ikibazo cy'ubushomeri, bavuga ikibazo cy'uko bategekwa guhinga ibihingwa mu by'ukuri bitabungura cyangwa se bitabaramira mu gihe bakeneye
icyo bafungura, ndetse n'ababasha gusarura bakaba basagurira amasoko. Ibyo bahinga ibyo ari byo byose, ibyo beza ibyo ari byo byose bikerekezwa muri ya makoperative, zangirwa amakoperative, ya makusanyirizo, bwa buryo ngo bushyashya bwo guhunika, aho usanga amakoperative agizwe cyangwa se ayobowe n'inkeragutabara. Inkeragutabara bishaka kuvuga abasirikare bavuye mu rugerero cyangwa se bari mu gihe cy'ikiruhuko. Noneho uvuze umusirikare nta kindi abavuze RDF, uvuze RDF abavuze FPR. Iyo ubikurikiranye ukabikurikirana neza, biragenda bikagusha mu by'ukuri nanone mu mufuka wa FPR. Abanyarwanda rero iyo bataka ibura by'ibiribwa, abanyarwanda iyo bataka ibiciro byazamutse ku masoko, abanyarwanda iyo bataka kutagira akazi, abanyarwanda iyo bataka agaciro k'ifaranga ubu kajegajega kabimeze nabi, leta y'u Rwanda yo irimo iragaburira amahanga muri rwa rwego rwo kwiyerekana, muri rwa rwego rwo kwigira igitangaza. Guverinoma y'u Rwanda ngo yashyikirije iya Zambia inkunga ya toni 1000 z'ibigori bifite agaciro k'ibihumbi 370 by'amadolari mu rwego rwo gufasha iki gihugu ngo guhangana n'amapfa acyugarije, igisezeranya ko cyifatanyije nacyo. Iyi nkunga ya guverinoma y'u Rwanda yatanzwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Zambia Emmanuel Bugingo, wari uhagarariye u Rwanda mu gihe yashyikirije visi perezida wa Zambia Mutale na Lumango, akaba ari wenyine bakoranye ihererekanya ry'iyo mfashanyo. Ambasaderi w'u Rwanda muri Zambia yavuze ko kubera ubufatanye bw'ibihugu byombi bizakomeza gusangira akabisi n'agahiye, ati dusangiye imbogamizi mu cyizere n'ubumwe. Iyi nkunga igizwe n'imifuka ibihumbi 20-50 by'ibigori kuri buri umwe, aho ifite agaciro k'ibihumbi 370 by'amadolari y'Amerika, akaba arenga miliyoni 450 z'amanyarwanda. Guterura miliyoni 450 z'amanyarwanda ukazambukana ibihugu ukazijyana muri Zambia ngo aha ugiye gutabara. None se banyarwandakazi, naho Kagame yaba yarazanye amadolari akayanyanyagiza kuri surface yose, ku butaka bwose bw'igihugu cy'u Rwanda, aho abanyarwanda bayora bakayisegura bakayisasira, twavuga ko koko igihugu cy'u Rwanda kigeze aho gusimbura PAM, Programme Alimentaire Mondiale, umuryango mpuzamahanga ushinzwe ibiribwa. Twavuga ko u Rwanda rugeze aho noneho gukora aho umuryango w'abibumbye udashobora, PAM ni ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa. Twavuga ko u Rwanda rugeze ku rwego noneho rwo kuba rwakusanya ibiryo byo kujya gufasha mu gihe ndetse umuryango w'abibumbye utari wagira n'icyo gitekerezo. Miliyoni 450. Mwibuke abanyarwanda bafite ubushomeri, mwibuke abanyarwanda batagira mituweli, nayo mituweli ari ikintu bempoje abanyarwanda, mwibuke amashuri atagira ibyangombwa, mwibuke abakozi bahembwa bigoranye, noneho ejo bundi bakaba baranabacucuye bavuga ko ngo bagomba gutanga amafaranga yo kwishimira umugeni ariwe Paul Kagame. Daheri batangiye no kuyarya kuko ejo bayiriwemo bayararamo bari mu ngo kwishimira Kagame, ngo arimo kwishimira abamufashije. Ubuheruka yari yagiye mu Bugesera ngo kubonana n'abahanzi barimo ba Knowless, ngo akanabagabira n'amatungo mu cyanya yihaye Bugesera ahitwa Kingdom. Visi perezida wa Zambia Mutale na Lumango yavuze ko iyi nkunga igihugu cyabo cyahawe n'u Rwanda izajya ifasha mu rugamba kirimo cyo guhangana n'inzara yugarije abaturage. Banyarwandakazi, reka tuvuge ko wenda nk'uko nabivuze ari amadolari 370, tuvuge ko wenda abanyarwanda amadolari yabasesemye bayisasira bakanayisegura andi bakayiyorosa, ariko noneho twibaze
biriya biro ariya matoni azatunga abazambiya bangahe mu gihe kingana gute? Igihugu cya Zambia ni igihugu kinini, ni igihugu kiruta u Rwanda, ariko uwavuga ko umuntu abahaye toni 1000, umuntu yakwibaza niba ari ibiribwa bizakora ku banyazambiya bose mu gihe kingana gute. Ni breakfast yabahaye, ni gabiro rya saa sita yabasengereye, ni iki kindi kitari ukwiyerekana? Ku bandi bantu bakurikirana neza, tuzi neza ko muri Zambia habaye abanyarwanda b'impunzi igihe kirekire. Zambia ndetse u Rwanda rukajya rugerageza, rwagiye rucengezayo abantu b'intasi, murabizi, igihe kirekire cyane. Noneho biza kugeraho Zambia yiyemeza gufata abanyarwanda bahari, bamwe muri bo ikagenda ibaha ubwenegihugu kugira ngo mbese ikintu cy'ubuhunzi kigabanuke. Ariko ubwo leta y'u Rwanda niko yo ijyayo ikarwana ivuga ko abo bantu bakagombye kubazana nyine bakabica urubozo nk'uko bisanzwe. Ni muri ruriya rwego rero, cyane cyane ibihugu byo mu karere k'amajyepfo ya Afurika, ni ukuvuga Malawi, Zambia, Mozambique, South Africa ndetse n'utundi duhugu turi impande za Eswatini, ni ahantu na Zimbabwe sinzi niba nayivuze, ni ahantu u Rwanda buri gihe ruba rwumva rushaka kuba rwacengera kugira ngo haboneke uburyo bworoshye cyane bwo kugera ku mpunzi z'abanyarwanda. Mu zindi nkuru nzabagezaho guhera umunsi w'ejo, nzanababwira ukuntu u Rwanda ngo rwamaze guhabwa ubutaka muri Zambia. Biramutse bibaye koko ari uko nk'uko bimeze, twumvishe ubutaka u Rwanda rwahawe muri Congo Brazzaville, twumvishe n'ukuntu bwatangiye gutera ikibazo mu banye-Congo Brazzaville, aho bibaza igitumye leta ifata ubutaka mu gihugu rwagati ikabuha ikindi gihugu batanahana n'imbibi. Ese ubwo butaka ni ubwo kugira gute? Ni ubwo gutuzaho abanyarwanda? Ni ubwo gushyiramo ingabo zo kuzajya zataka ibihugu nk'uko bimeze muri Congo? Ese barashaka kugira ngo ahantu hose hamere nko mu burasirazuba bwa Congo, aho noneho bazajya bavuga ngo ahangaha hari abantu bacu? Ese mu by'ukuri murashaka ubutaka bwo gukoresha iki? Numvise ko ngo no muri Central Africa ngo byaba uko nguko byagenze, cyangwa se bishobora kuba bigenda. Ibi bintu byose umuntu akabyibaza, kuki u Rwanda rwerekeza attention yarwo, cyangwa se rufite inyungu cyane hanze y'imbibi z'u Rwanda? Abanyarwanda barahari, abanyarwanda barashonje, abanyarwanda bafite ibyo bakeneye, abanyarwanda bafite icyo leta yabo yakagombye kubegera ikabafasha, ariko amaso ari hanze y'imbibi z'u Rwanda. Icyo kintu abanyarwanda bakwiriye kukigaho, no mu mpamvu zituma abandi banyarwanda bahaguruka bakavuga bati ntabwo twemera imikorere ya FPR Inkotanyi, ntabwo twemera imikorere ya leta ya Paul Kagame. Iki ni kimwe mu byo baba bavuga. Muri make rero abanyarwandakazi, ntabwo rwose igihugu cy'u Rwanda ari igihugu umuntu yavuga ko cyihagije kugeza ubwo noneho gikwiriye kuzajya kijya noneho kujya kugaburira amahanga mu gihe abanyarwanda bashonje kandi mu buryo bugaragara. Turakomeza noneho muri ubwo buryo bw'ubuzima bubi abanyarwanda barimo ku Gisenyi, aho abandi bita ko ari ku mazi, bo bahita ngo ni Rubavu ubu ngubu, aho abandi bita ko ari ku mazi, aho abandi bita ko bajya kuharira ubuzima, umuntu akajya kuharuhukira. Ubu noneho bwa buryo bwo kuruhuka, abakire bajya kuruhukirayo, basiga ingo zabo cyangwa se insoresore, baragenda bakajya ku Gisenyi, muri ayo mahoteli yo ku Gisenyi. None Gisenyi cyangwa se Rubavu habaye indiri y'ubusambanyi no gusenya ingo z'abantu bubatse, ndetse no kwangiza
abari n'abategarugori. Bamwe mu batuye mu isantere ya Nkomane mu murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu baranenga cyane bamwe mu rubyiruko ngo rwishora mu ndaya kimwe n'abagabo bari kubuza umutekano abo bashakanye kubera kurarurwa na ziriya ndaya, mu gihe hari n'abavuga ko nta birenze ni imvugo yaje muri iki gihe mu Rwanda, aho umuntu umubwira uti nyamuneka wa mukobwa we, mu mwanya nahoze ndeba n'ikindi kiganiro ukuntu abakobwa bajya muri Dubai ndetse ngo bakabakorera ibyamfura mbi mu kanwa, abandi bakabaha amatungo arimo nasuzuguritse, amatungo arimo imbwa ngo abarizo bajyamana nazo. Ibyo byose murabyumva Banyarwanda, Banyarwandakazi, ntabwo ubu kuri iki gihe uretse no kuba mu Rwanda hari ubukene bukabije butuma noneho cyane cyane abana b'igitsina gore, abakobwa cyangwa se abadamu bahitamo gukora iyo mirimo y'urukozasoni kugira ngo babashe kwinjiza icyo ari cyo cyose cyabasha kubatunga cyangwa se cyabasha kubafasha mu buzima bwabo. Aha rero niho iyo babwite se ibi bintu byo guhora mu muhanda muhora za Gisenyi mugira gute, mwumvishe abana b'abakobwa bitwa ba Jackie, ibi bintu bimeze bite? Umunyarwandakazi w'iki gihe akagusubiza ngo nta birenze. Kuvuga ngo nta birenze ni ukuvuga ngo ni kimwe n'ibisanzwe. Ndumva byahindutse ibisanzwe, aho umugore agira atya agasohokera ku Gisenyi agasiga umugabo n'abana i Kigali akibanira ku Gisenyi, akaba ari ku Gisenyi muri hoteli quelque part n'umuhungu cyangwa se n'umugabo wasize nawe urwe. Aho noneho abana b'abakobwa abagabo babategera bakabarangira gusa ibyumba by'amahoteli, bakagenda bakagerayo bakamarana za weekend. Njya nkurikirana ibiganiro by'aba YouTuber bo mu Rwanda, aho bavuga ngo bagiye ku Gisenyi kurya za show. Uko kurya za show, umugore ajya kurya show agasiga umugabo we, umugabo ajya kurya show agasiga umugore, abana b'abakobwa babandi badafite ayo kwishyura kaminuza cyangwa se ayo kwishyura y'amacumbi za ghetto niko babyita muri iki gihe, cyangwa se ufite agashara katamuhagije akavuga ati ibyo ari byo byose kugira ngo nzabone amafaranga yo kunsunika mu yindi minsi isigaye y'ukwezi, nzajya kuri show ku Gisenyi, nzashaka umukire mpa show, akagenda akajya ku Gisenyi. Ntabwo bikabije, ntabwo twaba dukabije turamutse tuvuze ko abenshi muri abo ngabo bajyaga babikorwa na bamwe mu bayobozi cyangwa mu bategetsi bakomeye bo muri iriya leta y'u Rwanda. Kabarebe uretse ko noneho yamaze gusaza, inda yageze iriya, utuguru dusigaye ari utuguru, amaboko yumagaye, naramubonye ejo bundi muri kampanye electorale, umenya hari zo ngufu atakizifite. Ariko tuzi aho Kabarebe yagaragaye ku mafoto akikiye abana b'abakobwa bo twangavu. Tuzi aho twumvise yabanzaga kujogora abandi bakaza nyuma. Uko niko byagenze witwa Rucagu nababwiye ko ariko kazi yajyaga akora abazanira abagore. Ibyo bintu Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi ni ikintu kibabaje, kandi byose ni ingaruka y'ubuzima bubi, ni ingaruka y'ubukene. Umugore akumva ko ashobora kubona amafaranga ahagije amufasha gusunika ukwezi, ari uko abonye ikindi kintu cyo kongera hejuru y'umushahara we, ibyo bita top up. Noneho ikindi kintu cyo kongera hejuru y'umushahara we nta kindi, nta yindi business yaboneka, ni ugushaka umugabo uyamuha. Hari izindi nkuru tujya twumva ngo umukobwa ngo agomba kuba afite byanze bikunze umuhungu cyangwa umugabo umwishyurira inzu, kubera ko agashahara ke kari megre nk'uko Abanyarwanda, nk'uko abazungu babivuga, kaba kadashobora kurangiza ibyo byose. Uwo nawe akareba umuntu basa naho bagirana igipatane ni ukuvuga amasezerano yo kuzajya amwongeraho aya n'aya angana gutya yo kugira
yo kubasha kugira ngo abashe kurangiza ukwezi atangire ukundi. Noneho uwo mugabo rero ayo ngayo baba barapatanye akajya yazana, ahasigaye akamunyuriraho igihe ashakiye. Simvuze ko ibintu byazanywe na FPR Inkotanyi, simvuze ko byazanywe na leta ya Paul Kagame, ariko bimaze gukabya, aho noneho ku Gisenyi noneho ngo n'amahoteli yariyongereye, aho noneho ku Gisenyi hamaze kwitwa ahantu ho kuzajya bajya kurira show. Bamwe mu rubyiruko rero ngo baniyemerera ko rwose bajya gukorana imibonano mpuzabitsina n'abakobwa bavugwaho ingeso zo kuba bicuruza, ngo kuko baba babona ari beza. Ibyo ngibyo ni bivugwa nyine n'abasore b'urubyiruko. Umwe mu rubyiruko w'umusore yaragize ati, none se uri kumva hari karitsiye yagira indaya imwe? Ntabwo bishoboka. Ati ziba ari nyinshi, ese wabura gutwika uri ku yawe? Urumva nawe aba ari n'umwana urenze. Ubu ni umwana w'umukobwa nyine. Ni mu gihe abarimo na Mutwarasibo Rwabuzisoni Herman wo muri iyi santere bagaragaza ko nta kidasanzwe ku buraya buyikorerwamo, ngo kuko ngo batabikorera ku karubanda, ndetse ko icyo gikorwa nta muntu utagikora. Uwo ni umuyobozi, ababandi bitwa ngo ni abatwarasibo. Awe arakwibwirira ati, nawe niba uri wabandi nyine bavuga ngo nabirenze, warakwibwirira ati iki gikorwa nta muntu utagikora. Ati harya wowe ntabwo ubikora? Aho yabazaga umunyamakuru. Njyewe rero ntabwo nzi uko babikora. Urumva ko nawe bakubajije icyo kibazo y'uko usambana ntabwo wabyemera. Abaturage bavuga kandi ko hari n'abagabo bafite ingo bajya kugura indaya, ngo bigatuma imiryango yabo izamo amakimbirane kubera ko baba basahuye ingo zabo kugira ngo babone ibyo bajyana guhonga abo bagore bakora uburayi. Banyarwanda, banyarwandakazi, iyo umuntu avuze ibintu ibi n'ibi, usanga mu Rwanda bavuga bati ibi bivugwa n'abanga u Rwanda. Dusubize amaso inyuma gatoya, mwibuke igihe cya Miss Rwanda batari bayifungira uwitwa Prince Kid, witwa Ishimwe Kagame Diedene. Prince Kid muzi ko yashinjwe kuba ngo abakobwa yakoreshaga amarushanwa ya Miss Rwanda, abakobwa nyine bazaga guhatana bose ngo ashobora kuba yabafataga umwumvo cyangwa se yarabasogongeraga, uko mwabyita kose. Ariko uretse ko ruriya rubanza rwabaye ingorabahizi, hamwe agatsinda, ahandi agatsindwa, ahandi agafungwa, ahandi agafungurwa, ariko abamushinje yewe ndetse na leta ukabona ibyinjiyemo cyane, bavugaga ko muri buriya buryo bwo kujonjora ba misi hari icyiciro kigera bakajya ku Gisenyi bagatora amahoteli, noneho ahasigaye abantu abitwa ngo ni abasponsor, abashyigikira uwo muntu uza iryo jonjora rya Miss Rwanda, ni ukuvuga abatanga, abanyenganda, abacuruzi bakomeye bafite amasosiyete akomeye batanga imfashanyo yo kugira ngo haboneke ibihembo byo guhemba bariya, baragendaga nabo bakajya ku Gisenyi, bakajya muri ibyo bintu by'imihuro byo kubonanirayo n'iki. Ntabwo ari ibyo gusa, twumvishe ko abo bakobwa bahabwaga n'amatripu yo kujya za Dubai n'ahandi, cyane cyane mu bihugu by'Abarabu. Imishinga yabo imwe ngo bakajya kwikorera aho ngaho, abandi ngo bakajya ngo mu nama mpuzamahanga iyo ngiyo. Ibi ngibi uwabikurikirana neza uragenda ugasanga mu by'ukuri abakobwa bajonjorwaga bari no kuri urwo rwego rwo hejuru, bahabwaga ayo mahirwe yo kujya hanze, ariko bagahabwa amahirwe yo kujya hanze hari ikiguzi, atari bo ubwabo barishye, ariko hari amafaranga yinjiye kuri urwo rwego, ku rwego nyine rwo kugira ngo babe bagera aho ngaho. Ntabwo ari byo gusa, mwibuke igihe General Muhoozi Kainerugaba
yabwiraga umwe muri abo bamisi, yandikiraga umwe muri abo bamisi, intuza Twitter yaje no kurikinga igera hanze, ubutumwa amubwira ko amushaka muri anniversaire ye. Umwe muri abo bamisi yandika yihenura avuga ko atemeye ubwo butumire n'ibiki byose, ariko mwumve neza, niba umwana wa Museveni umujenerali abasha gutumiza umukorwa wo mu Rwanda, kure ntiyamutumije kubera ko yarazeranye n'ababyeyi be, nta nubwo yanamutumije kubera ko umukobwa ari ku rwego rwe, ahubwo umukobwa yari yaranyuze mu nzego za marketing zigenda zikagera kuri abo bantu bayoboye, kuri abo bantu bakomakomeye, harimo n'uwo mujenerali. Icyo cyonyine rero umenye bariya ba misi nta n'umwe ufite imyaka 25, ni imyaka 20 hagati aho ngaho n'utundi tuntu dukeye. Umuntu rero w'imyaka nk'iyo ngiyo, apene umaze kurangiza école secondaire, wasobanura ute ko aziranye n'umujenerali ukomeye hanze y'igihugu cy'u Rwanda? Ibi byose rero abanyarwandakazi, iyo tubivuga bo ubwabo babyishyirira hanze, ariko iyo tubivuga tugatanga ibimenyetso effectivement batanze, aha baravuga ngo ni abantu banga igihugu. Ibi byose nabyo biterwa n'iki? Biterwa no kwifuza gushakira ifaranga aho riri n'aho ritari, kubera ko mu Rwanda ntarihari, kubera ko mu Rwanda ntirikorwaho, kubera ko mu Rwanda ryagenewe abo bantu bo ku rwego rwo hejuru. N'uduke duhari abanyarwanda bakatwahukamo, leta ya Paul Kagame ikatwahukamo, bakajya kugaburira abazambiya mu gihe abanyarwanda bashonje. Ngaho nguko abanyarwandakazi, reka twongere dufate akaruhuko gatoya, turagaruka mu kanya dukomeze tuganire. Iyi ni radiyo Ihuriro, ni radiyo y'abanyarwanda bose, ikugezaho amakuru yo ku isi hose. Radio Ihuriro, connecting Rwandese border to border, hamwe n'ibiganiro by'ingeri zose. Ikaze kuri radiyo Ihuriro, RNC, Rwanda National Congress. Radiyo Ihuriro ikugezaho ibiganiro bitandukanye n'amakuru agezweho, nta handi wabisanga. Kanda subscribe, like and share. Banyarwandakazi, turacyakomeza tubabwira ko tubagezaho amakuru yaranze iki cyumweru turangije, aho noneho abavuga ko Kagame ari we wazanye amajyambere mu Rwanda, ndetse bakageza naho bamwitirira ibintu byose biri mu Rwanda, banyuranyije cyane n'abaturage bo bivugira ko ibikorwa remezo bituma abantu bahera mu turere twabo, nta buryo bwo gusurana, nta buryo bwo guhahirana. Uru ni urugero rwagaragaye hagati y'akarere ka Muhanga na Ruhango, aho babangamiwe cyane n'ikiraro cy'ahantu hitwa Impanda. Abarimo abatwara za moto, imodoka, n'abatuye mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga, hamwe n'abo mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango, bifuza ko iteme rya Mpanda rihuza iyi mirenge ngo ryakorwa, kuko kuba ryarangiritse bituma batoroherwa n'imihahirane ndetse no gusurana hagati y'uturere twombi. Najya kureba abanyarwandakazi, kenshi na kenshi iyo tuba twatoye ingero zimwe mu bintu zo kubaganiriza mu bintu bibera mu Rwanda, ntabwo dupfa gufata gutya gusa, kuko ndagira ngo mbabwire ko aho umurenge wa Byimana mu karere ka Ruhango ugabanira n'umurenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga, mu by'ukuri uretse ubu ngubu bazanye ubwo burere bakabigira ibintu biremereye cyane, navuga ko ari ahantu hagabanyaga yahoze ari sektori Gihuma yo muri komine Nyamabuye ya kera, ndetse na sektori ngira ngo ni Saruheshi, ngira ngo ishobora kuba ari Saruheshi, abajya za Kanyarira ibyo barahazi, aho zagabaniraga mu by'ukuri
ni ahantu hari hasanzwe hari umuhanda nyabagendwa, hari amamodoka atembera, abitwa ba Dr Gasasira. Umuntu yavuga ko icyo kiraro cyabayeho imyaka myinshi kuruta iyo mfite. Ibiraro bya kera rero byo mu masegiteri no mu maserire n'ahandi byakorwaga mbere, byakorwaga n'imiganda. Si ukuvuga ngo ntibyasazaga, si ukuvuga ngo ntibyakorerwaga maintenance, ariko byakorwaga bite? Byakorwaga mu muganda. Reka tugereranye umuganda wa none n'umuganda w'icyo gihe. Ahangaha muri komine Mukingi ya kera, aho igabanira na komine Nyamabuye, muri ako gace ka Mpanda, hagati ya Mpanda na Gihuma, ni ahantu nzi neza kuko Igihuma ni muri komine Nyamabuye, ni iwacu. Ntabwo ndi muri Gihuma, ariko ni muri komine yacu. Hanyuma nakoze stage yanjye mu Byimana, muri centre de santé yo mu Byimana, ndangije amashuri yisumbuye. Icyo gihe aho ngaho hitwa Impanda hahoze ikigo kizwi cyane, ibyo bitaga za CFJ cyangwa se Centre de Formation de la Jeunesse. Hahoze kandi ni umuhanda nyabagendwa, nababwiye ngo abantu banyuragamo bagiye za Saruheshi, bagiye za Kanyarira, bagiye ahantu hitwa harimo haranyibagira ahantu hatuye abitwa Abanyori. Aha hantu ni ahantu hazwi neza, ntabwo wavuga ngo kiriya kiraro kigeze gitera ibibazo. Kubera iki? Kubera ko umuganda wabagaho. Umuganda wa none babajyana kwimurika, kwiyerekana, hahandi bakubura umuhanda kugeza ubwo imihanda bayisigamo amarangi. Umuganda wa none iba mwene ya miganda mu by'ukuri yo gukubita abantu ikiboko kugira ngo bagende bajye ahantu birunda ahantu hamwe, noneho amafoto akorwe, amavideo akorwe, acicikane mu mahanga, ngo igihugu cy'u Rwanda ngo bafata umunsi umwe mu kwezi ngo bakawugira ngo umuganda, ngo ku buryo na perezida asohoka, ngo bagakubura imihanda bakagira bate. Ariko ibyo byo gukubura imihanda nta kintu bimariye Abanyarwanda. Twarabivuze inshuro nyinshi cyane, ukubura imihanda ariko ntiyavamo icyo abantu barya. Uyisigamo amarangi, yesi gasa neza, ariko ntiyavamo icyo abantu barya. Nta nubwo binafasha muri ibyo bikorwa remezo kugira ngo wenda niba hari n'ahantu ambulance izambukiranya iva hamwe ijya ahandi, ese iyo modoka nayo ngiye kuvuga ngo itwaye amategura, nanjye ndabashinyaguriye. Icyo nashaka kubabwira, icyo gihe aho ngaho ahubwo muri secteur Gihuma hari amatanura asanzwe azi ko yaproduizaga amategura cyane. Hari amashyamba abaturage baguraga inkwi bakanagurisha. Ibyo byose byakorwaga n'amamodoka, hari amadaihatsu, hari izo bita za Stout, za Nouveau model na za Ancien model. Abaturage bari bamenyereye guhahirana, imodoka zaragendaga. Ni gute wambwira ko noneho aho hantu Igihuma niyiziye yewe, Impanda nzi neza, ni gute wambwira ko ubu ngubu ikiraro cyagagaye? Amafoto nabonye hari cyari kiriho n'ikamyo rwose yahezemo, cyagagaye kubera iki? Abahakoraga umuganda bagiye hehe? Uyu muperezida ujya kwiyamamaza birirwa bamuri inyuma ngo aho tuzakugwa inyuma, ko atagenda ngo ababwira ati iki kiraro kizakorwa gite. Akarere ka Muhanga yakagezemo, muribuka ko ariho umugore yabyariye ku murongo. Ese abaturage ba Segiteri Nyamabuye nibo batari bahari? Bo murenge wa Nyamabuye nibo batari bahari? Ko ahubwo se aho ngaho ari naho Muhanga na Ruhango ko ari naho bahuriye, abasegiteri abo mu murenge wa Byimana ntabwo bari bahari? Banyarwanda, Banyarwandakazi, ibi bintu mwebwe mugenda mukajya hariya mukiyamamaza, mukerekana, nababwiye ikirori ejo Kagame yakoresheje, ntabwo ari byo bigaragaza ko Abanyarwanda bafite ibyo bakeneye. Kuko iyo bagarutse mu makuru barongera bakerekana ikinyuranyo cy'ibyo mwebwe murimo kuvuga mwitaka.
tugaruke rero kuri kiriya kiraro. Baravuga ngo icyo kibazo ngo cyamenyekanye kurushaho nyuma y'aho imodoka iguye muri iryo teme ryari rimaze igihe ryarangiritse, none uyu munsi ngo na moto ntizikibona aho zinyura ngo kubera iyo modoka yahezemo. Nakibonye ni igikamyo kinini, donc amapine yaheze hagati y'ibiti bibiri, ariko kiriya kiraro nimureba neza murasanga cyari cyubatswe ndetse na beton, ariko cyarangiritse nticyabonye igisana. Kuba kitarabonye igisana si ukuvuga ko hashobora kutaboneka bije wenda mu rwego rw'umurenge cyangwa mu rwego rw'akarere, ariko abaturage bajya gukoreshwa imiganda, bagakoreshwa ibidafite shinge na rugero, mu gihe bibafitiye akamaro, mu gihe ibihuza amakomine, amazina yabo y'iki gihe arangora, mu gihe ibibafitiye akamaro, uduhanda duhuza amakomine, uturere n'imirenge, kugira ngo abantu babashe guhahirana, kugira ngo abantu babashe kugenderana, kugira ngo abaturage babashe kugeza abarwayi kwa muganga, ntabwo babyitaho. Bajya kubakoresha ibidakwiye, ibitabafitiye akamaro. Ibifitiye akamaro, ibyo mu by'ukuri Kagame na leta ye bashobora kudisplayinga kugira ngo abantu bajye bavuga ngo u Rwanda rwateye imbere. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Uwitwa Nsengimana Jean Bosco, umwe mu bamotari batwara abagenzi bava cyangwa bajya mu mujyi wa Muhanga, avuga ko kuba iteme rya Mpanda ridakorwa usanga bibagora gutwara abagenzi, ngo kuko bisaba ko iyo barigezeho babakuraho bagasunika za moto zabo. Ikibazo cyo kuvana umugenzi kuri moto ukamusunika ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane, ariko nanone uribaza uti ibi bizakorwa kuva ryari kugera ryari? Uyu Nsengimana yaravuze ati nturebe iri teme rimaze nk'imyaka irenga 3 ryarapfuye. Mwumve namwe, umuganda uba kuri buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi, none iteme rimaze imyaka irenga 3 ryarapfuye, ngo kuva ryapfa rero ubu iyo nzanye umugenzi nkagera aha mpita muvanaho ngacunga moto, noneho nyuma nkabona gusubizaho umugenzi tugakomeza. Tubibutse ko abaturage b'Impanda cyangwa se abaturage baturuka muri kariya gace ka Saruheshi, ngira ngo kera yitwaga secteur Gitega niba ntibeshye, ndumva amasekiteri yamaze kumvamo. Abaturage baturuka muri kariya gace bajyaga no kwivuza ku bitaro by'i Kabgayi. Mwibaze namwe ibyo bintu uko bimeze uko nguko. Nababwiye ko kariya gace, kiriya gishanga cyose kuva muri Rugeramigozi ukamanuka ukagera iyo aho ngaho hagati y'imisozi, y'umusozi wa Mushubati n'umusozi wa Kanyarira, aho ngaho nyine Isaruheshi, ni igishanga kinini cyane cyabagamo ibijumba. Abantu bagatunda amakamyoneti n'amakamyoneti, cyabagamo amategura n'amatafari, byari bitunze abaturage bo muri kariya gace. Ubu ngo ibyo byaraciwe, ibyitwaga aho ngaho bakoraga ibijumba ngo hajyanwe imiceri n'ibindi, hajya guhingwa ibindi bintu nyine bitakiri ingandura rwose muri iki gihe, ahubwo mu by'ukuri ibintu byo kugira ngo bagaragaze ngo beza imiceri bakora iki. Witwa Mukamana Marie Jose utuye mu murenge wa Byimana, ngo yari ateze moto ajya mu mujyi wa Muhanga, avuga ko iteme rya Mpanda rikomeje kubabera ikibazo gikomeye. Aragira ati iri teme ryatubereye ikibazo gikomeye kuko nk'ubu iyo imodoka yaguyemo, noneho iyi modoka yaguyemo noneho yatumye na moto zapfaga kutuzana zibura naho zica. Ibaze ko moto yankuye mu rugo ubu atariyo dukomezanyije kubera ko iheze hakurya y'ikiraro. Ni ukuvuga uraza wagera aho icyo kiraro kiri nyine ku ruhande rw'Impanda, bigasaba ko ushaka moto hakurya y'ikiraro, noneho ku ruhande rw'ahoze ari secteur Gihuma, ubu ngubu ngo ni umurenge wa Nyamabuye. Iyo ikaba ariyo igukomezanya noneho ikakujyana Igitaramo, ikakujyana mu mujyi wa Muhanga. Bivuze iki? Bivuze ko ugize ibyago ukagenda
wenda ufite iyo ngiyo yakuvanye iwanyu muri za Byimana, wagera kuri icyo kiraro ugasanga nta yindi ihari, ntukongera ugategereza, cyangwa nyine ukagenda ku gitsi, ni ukuvuga n'amaguru. Mukamana we rero ngo agakomeza avuga ko iyangirika ry'iryo teme ngo rituma igiciro cy'ingendo kizamuka. Of course kirazamuka nyine. None se wowe umuntu yaturuka aho abandi bamotari baparika mu mujyi i Muhanga cyangwa se Kabgayi kuri Rugeramigozi n'iki, akamanuka akaza gutegereza aho ngaho, ukibaza ko ayo mafaranga atari bwongere kuyongeraho. Iyo Mukamana nivuze ko akomeza avuga ko iyangirika ry'iryo teme rituma igiciro cy'ingendo kizamuka, ngo ku buryo kuri we igisubizo kiri ku buyobozi bugomba kubafasha kongera kuryubaka bakarushaho koroshya ubuhahirane ndetse no gusurana. Ati nk'ubu umumotari twazanye yankuye ikanyarira anciye 1500 kugera mu mujyi wa Muhanga, none tugezeho mwishyura 1000, none uwo dukomezanyije arongera anca 1000. Ubwo se urumva atari 2000 mbise nkoresha? Nge mbona abayobozi bakwiye kudushakira igisubizo kirambye bakatwubakira iri teme. Ibiraro byo mu masegiteri cyangwa se byo mu mirenge ntabwo vraiment ari ibintu bihenze, ahubwo ikibazo kiruta ibindi byose nuko ntabwo ariho bareba, ntabwo ariho amaso y'abayobozi bibanze aherereye, ntabwo ariho igenamigambi rya leta ya Paul Kagame riherereye. Oya, igenamigambi rya leta ya Paul Kagame riherereye mu kwimurika mu buryo mpuzamahanga, ntabwo riherereye ku kintu gifitiye akamaro umuturage w'umunyarwanda hagati mu gihugu. Uwitwa Ndatimana Jean Baptiste akaba ari umushoferi utwara imodoka we, avuga ko iteme rya Mpanda baryibagiwe ngo kuko ahubwo n'uwanyujijeho imodoka bikarangira iguyemo atari asanzwe akoresha uriya muhanda iri teme ririho. Ati reka nkubwire, uyu muhanda wa Mpanda twarawibagiwe kubera ririya teme. Jye ndanatekereza ko n'umushoferi wanyujijeho iriya modoka atarazi uyu muhanda na ririya teme. Ubundi abayobozi nibadufashe rikorwe ngo kuko icyo gisubizo kirambye, ari cyo gisubizo cyonyine kirambye. Witwa Bizimana Eric, umuyobozi wungirije w'akarere ka Muhanga ushinzwe iterambere ry'ubukungu, avuga ko iri teme rizakorwa n'akarere ka Muhanga ngo ku buryo ryabanje gukorerwa inyigo, ubu ikaba iri kurangira. Ntabwo mbizi, sinzi niba amateme yose, kariya gace ni agace mvukamo nk'uko nabibabwiye, ni agace nakuriyemo, nize primaire yanjye nayitangiriye Ishyogwe, nyirangiriza i Kabgayi, nakoze i Kabgayi, nakoze stage muri centre de santé yo Byimana, hariya ahantu za Gihuma hari ba Masenge, ni ahantu nzi neza. Nta mateme byongeye kandi murebe biriya bishanga byose bya Rugeramigozi, bishanga bya Bakokwe, murebe ibishanga za Ruri na Musumba, hariya hose haba uturaro, uduteme dusanzwe two mu cyaro. Mu nyumvire iteme rihuza umurenge n'uwundi rigombera gukorerwa inyigo, ni ukuvuga rigomba kubanza kujya mu bishushanyo by'abainjeniyeri. Ibyo bintu si ugukabya koko? Uyu muyobozi wungirije w'akarere ka Muhanga ushinzwe iterambere ry'ubukungu uvuga ko iteme bihuza abaturage ku muhanda w'umugenderano rigombera gukorerwa inyigo, hakaba ibishushanyo by'abainjeniyeri. Iri ntabwo ryaba ari iterambere, ahubwo nge numva ryaba ari iteranyuma, kuko niba kera kose amateme yarubakwaga abanyamuganda, abaturage basanzwe bayobowe na responsable wa serire cyangwa na conseiller rimwe na rimwe, bakaza kubaka ikiraro, imodoka zikakigendaho, amadayihatsi agatwara imyumbati, ibijumba, agatwara amategura n'amatafari, agatwara inkwi z'amasiteri. Ukaba ushaka kumbwira ko kuri uyu munsi ibyo biraro, utwo duteme tugombera gukorerwa inyigo? Iyo bavuga inyigo
ni ukuvuga za etude zihambaye, hakabaho za plan zikabanza zigaca mu muntu uza mu maboko y'aba engineer for approval, ibyo kuvuga ngo engineer arabyemeye bikorwe gutya. Buriya wenda bazatubwira ko banahakura ubutaka bakabujyana kupima muri laboratoire. Stop, mwe muretse kubeshya abaturage. Uyu muyobozi arakomeza avuga ati iriya teme rya Mpanda rizakorwa n'uturere tubiri, nitwe tuzarikora rero, kubera ko rigomba gukorwa mu buryo bukomeye, ngo ryabanje gukorerwa inyigo ubu iri kurangira. Iyo nyigo imaze imyaka 3. Bizimana akomeza avuga ko nyuma yo gukora iyo nyigo yaryo ngo hagomba gukurikiraho kurishakira ingengo y'imari yo kurikoresha. Abaturage bakoraga umuganda, nta namwe nshobora kubabwira abakonseye bayoboye za Gihuma, nshobora kubabwira abakonseye bayoboye za Mpanda, nshobora kubabwira nta na rimwe higeze hagombera ko uturaro nk'utwo ngutwo tujya muri budget, cyangwa se bagombera kujya gushaka financement muri za PNUD na za hehe kugira ngo uturaro nk'utwo ngutwo dukorwe. Ubwo iyo nyigo nyine murumva yararangiye, ba engineer ntawamenya niba baranahembwe, noneho hagiye gukurikiraho gushaka ingengo y'imari yo kurikoresha. Iyo ngengo y'imari yo gukoresha ikiraro gihuza umurenge n'uwundi, gusa akaba ari uko iyo mirenge igabanira, iyo mirenge ariyo iri kumpera cyangwa se ku mbibi z'amakomine na imini z'uturere. Koko iyo ngengo y'imari izaturuka mu kihe gihugu? Ni ingengo y'imari yo kugira gute? Ngo abakoresha ririya teme cyane cyane abarituriye ngo bakaba bavuga ko ryakozwe mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi. Of course ryakozwe kera cyane. Nababwiye ni ngewe turiya turaro ndatuzi, tumaze imyaka iruta iyo mfite, ariko buri gihe iyo habaga ngombwa ko twongera gukorerwa maintenance, abaturage nibo bazaga bakongera bakabikora. Ntago ari ibyo gusa, na hariya aho twita ku Kinamba, munsi ya muri Rugeramigozi, aho ku muhanda uva Kabgayi ugenda ugakomeza ujya Shyogwe ku misiyoni y'Abaporoso, kariya kararo karahabaye, kari gasanzwe ari akararo gasanzwe, imodoka zaragendaga zikajya mu misiyoni. Ba data uretse iminsi ba data batunza mu modoka barayanyuzaga. Kumva ko kariya kararo kongeye gukorwa, wenda gakorwa mu buryo bwa kijyambere, n'abazungu bakoraga umuhanda uva Kigali ujya Butare, kuko bari batuye mu gashyamba kari hakurya y'igishanga gatoya aho bita Imbare nyine. Gusa ako kararo kakozwe mu buryo bwa kijyambere, hakoreshwa beton, ariko ubundi twari dusanzwe tubanyura ari iteme ry'ibiti, kandi amamodoka yarahagendaga. Kandi abantu ndimo ndababwira ngo abantu bari batunze amamodoka n'abadata bari bayatunze. Kumva rero ko ubu byakomeye, bagomba gushaka ingengo y'imari, bagomba gushaka ibishushanyo bikomeye biva ku ba engineer, ibi bintu ni ugukabya. Ni nka bya bindi byo kuvana abaturage ku bijumba no ku bishyimbo bihingiraga, kubatemera intoki, warangiza ukababwira ko bagomba gutera indabo bagahinga n'imiceri. Noneho hari n'ibindi byadutse ngo bahinga ngo byitwa ngo bya makadamiya. Abanyarwandakazi, leta ya Kagame hanyuma n'abitwa ngo ni abayobozi b'ibanze bayishyigikiye, mumaze abaturage. Kuko niba akararo gahuza amasegiteri kagombera guca muri izo processes zose nk'uko mubivuga, imyaka ikaba 3, ndetse bakaba batizeye ko bizanaboneka vuba, kuko inyigo nubwo imaze kuboneka hakenewe ngo ingengo y'imari. Ubwo turavuga indi myaka 3 kugira ngo abamotari babashe gutambutsa za moto zabo hariya, kugira ngo abaturage babashe kujyana. Numvisha ngo mu
gusengera mu mashyamba mwarabiciye. Numvise ko abantu bajyaga bajya gusengera za Kanyarira, ubwo wenda naho ntibakijyayo. Aha rero abanyarwandakazi, nguko uko abanyarwanda babayeho, nguko uko nanone cya kintu bavuga ngo abatajya ibwami babeshywa byinshi. Iyo nza kuba wenda ndimo kuvuga ikiraro je ne sais pas cyo muri mu majyepfo muri za Butare n'ahandi, mwari kuvuga muti ibi ngibi byo aravuga ibyo atazi, ariko ndimo ndivugira ibintu by'iwacu, ahantu nzi, nakuriye, nize, nakoze. Turakomeza abanyarwandakazi, dufite indi ngingo ikurikiraho noneho, aho mu bindi bihugu abategetsi bumva ibyifuzo n'ubusabe bwa bene gihugu babo. Aho ni muri Amerika, aho Joe Biden yahamije ko agiye kuruhuka, atazongera kwiyamamaza. Uyu mugambwe akaba akuyeho, atagikeneye iyindi manda, kandi gusa yarakoze manda imwe. Ni nyuma y'igihe rero Joe Biden yabisabwaga n'abarimo abo mu ishyaka rye ndetse n'abandi baturage, kubera izabukuru zakomeje kugaragara ko afite intege nke, haba iz'umubiri ndetse no mu bitekerezo, mu gihe yavugaga ko agifite akabaraga. Mu itangazo Joe Biden yasohoye ku munsi w'ejo, atangira yivuga ibigwi ko kugeza ubu mu myaka 3 n'igice amaze ku butegetsi, igihugu cye cyateye intambwe ishimishije. Ati uyu munsi Amerika ni igihugu gifite ubukungu bwa mbere butajegajega ku isi. Ati twakoze ishoramari ry'amateka mu kongera kubaka igihugu cyacu, mu kugabanya igiciro cy'imiti y'abageze mu zabukuru, kandi twagura uburyo bw'ubuvuzi buhendutse, tugeza ku mubare munini w'abanyamerika kurusha ikindi gihe cyose igihugu cyacu cyabayeho. Yanavuze ku bindi by'amateka byakozwe kuri manda ye, birimo kuba ku nshuro ya mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarahawe inshingano umugore ukomoka muri Afurika mu rukiko rw'ikirenga. Ati ndabizi ko mwe abanyamerika mudahari bitari gushoboka, gushyira hamwe kwacu kwatumye dutsinda icyorezo cya mbere kibi cyashekeshe ubukungu. Yakomeje avuga ko byari iby'agaciro gakomeye kubayobora nka perezida, kandi ko yifuza ko bakomezanya mu yindi manda, atari ko mu nyungu z'ishyaka ryanjye n'igihugu cyanjye munyemerere mpagarike, ubundi nshyire imbaraga mu kuzuza inshingano zanjye nka perezida mu gihe gisigaye kuri manda yanjye. Perezida Joe Biden muri iri tangazo rye wasezeranyije abanyamerika ko azagira icyo avuga kirambuye kuri iki cyemezo muri iki cyumweru. Yaboneyeho gushimira abantu bose bariho bakora ibishoboka byose kugira ngo azongere gutorerwa kuguma muri White House. Aboneraho no gushimira Vice Perezida we Kamala Harris wamubereye umufatanyabikorwa udasanzwe. Uyu mukandida w'imyaka 81 umaze iminsi anasanzwemo indwara ya COVID, yari amaze igihe asabwa guhagarika ibikorwa byo kongera kwiyamamaza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera intege nke yakunze kugaragaza mu ruhame, aho yagiye yumvikana yitiranya ibintu nk'amazina. Mu minsi mike ishize yaraherutse kwitiranya perezida wa Ukraine n'Uburusiya, ubu badacana uwaka, ndetse aho kuvuga Vice Perezida Kamala Harris avuga Trump, bamaze igihe bahanganye. Mu kiganiro mpaka giherutse kumuhuza na Donald Trump nk'abahatanira umwanya wa perezida, isesenguramakuru ryagaragaje ko uyu wahoze ari perezida ariwe Trump yagize amajwi ari hejuru ugereranyije n'uyu wamusimbuye ariwe Joe Biden. Banyarwandakazi, natangiye mvuga nti abandi bana, wa mugani wa ya ndirimbo ya kera, abandi bana, andi mahanga
bagira amahirwe abakuru b'ibihugu bakageza igihe bumva n'ibyo abaturage bavuga, aho Joe Biden bamubwiye bati umaze gukura, ikindi utangiye kujya uzindara, utangiye kujya uvuga ibintu ubyitiranye. Ntabwo ari igitangaza, Kagame afite imyaka 66 gusa, ejo ku munsi w'ejo yahamagaye umukobwa we Ange, arangije avuga ati n'umugore we Bertrand. Uyu muntu turimo kuvuga Trump amurusha imyaka hafi 20. Ntabwo ari byo gusa, iyo bavuga ko Trump yarwaye ndetse akaba ageze mu zabukuru ndetse akaba yaragawemo na covid mu minsi ishize, Kagame nawe yigeze kujya mu nama agwa mu maguru y'abandi ba perezida, ibyo murabizi. Kagame akirutse igikomere gikomeye cyane mu mutwe aho bamubaze, ibyo birazwi. Inshuro nyinshi Perezida Paul Kagame, noneho tureke n'iby'uburwayi, hari ibintu byinshi amessing up, hari ibintu byinshi abuzamo amahoro abanyarwanda n'akarere, bakamubwira bati ihangane uveho, kubera ko byonyine manda enye warabujije uruvugiro abandi bantu, warabujije abandi bantu kwisanzura, kugira ngo hari ikiganiro twagize kuwa gatandatu ndi kumwe na Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana na Frank Ntwari ndetse na Rukundo Emmanuel na Rukundo Faustin, aho twavugaga mu by'ukuri ikintu gituma na biriya bintu byo mu Rwanda abantu batirirwa babyita amatora, nkuko nta matora aba aha abantu batisanzuye, aho abantu badahabwa uburenganzira bwo kugira ngo babe bayoboka imitwe ya politike itandukanye uko babishaka, ntawe ubunamye hejuru, ntawe uvuga ngo uyu ni umuryango mwese mugomba kuwujyamo, kandi ukamanika akaboko karahira uti ndamutse nibeshye bazanyice nk'umugome. Ni ikihe kintu kizima? Kagame ushobora kuba waraje ufite icyo ubwira abanyarwanda. Iyo na FPR Inkotanyi ntandukanye n'abavuga wenda ko ari abantu bazanywe no kwica no kugira gute, au départ ntabwo ari uko nguko yitwaga. Ibigitangira bari bafite ingingo zirimo guca ubuhunzi, zirimo noneho baza kwiyongeraho n'indi y'umugereka ngo yo kurwanya jenoside. Ubu rero ntabwo wambwira ko urwanya jenoside abantu bapfa umusubirizo hirya no hino, ari we wakoze jenoside ikabije kurusha iyo mwitirira yabaye mbere y'uko mugera ku butegetsi. Niyo simvuga ngo ngiye kubashinja jenoside, ntibindeba, ariko ndagira ngo mbabwire ngo biramutse bibaye mu bwisanzure, ntabwo Kagame wakagombye kuba umaze kuyisesekara kuri manda ya 4, ndetse bamwe bari banatubwira ko ndavuga umuntu yabita abasesenguzi cyangwa abarebera ibintu hafi, bavuga ko ushobora kuba uri munatoza bamwe mu bana bawe ngo bari bazagusimbura. Ni ibintu bigayitse cyane, uyu mugabo yagiyeho mu buryo bwa demokarasi itari ya yindi yawe na Evode muvuga ndetse na Rutaremara, ajyaho mu buryo bwa demokarasi, andi mashyaka aratorwa bagabanya imyanya, noneho aravuga ati manda yanjye irarangiye, afite uburenganzira bwo kongera kwiyamamaza, manda yanjye irarangiye, ndifuza ko abandi bakomeza, noneho ngiye gusa nkarwana n'iminsi nsigaje ku butegetsi. Yandika ibaruwa asezerera abaturage. Kubera iki abaturage baramusabye? Mu Rwanda si ukuvuga ngo ntababigusaba, ahubwo ikibazo babikoreshwa ku ngufu. Ngaho ngukorera abanyarwandakazi, abandi bagira ibihugu, twe nta gihugu tugira, abandi bagira abayobozi bakunda igihugu cyabo, bakunda abaturage babo. Abacu siko bimeze, abacu bareba ibyabo bakareba n'ibindi bumva bibafitiye inyungu, bakibagirwa abanyarwanda. Nicyo kibazo u Rwanda rufite kuri ubu ngubu, niko gahinda abanyarwanda bagiye kugwamo. Indi ngingo ngira ngo dukomerezeho, banyarwandakazi, muzi neza ko igihugu cy'u Rwanda hashize imyaka ikabakaba 30 gishinjwa kuba gifite ingabo ku butaka bwa Kongo, giteza akajagari
mu mitwe y'iterabwoba ikorera muri Kongo. Noneho muri iyi minsi hakaba havugwa ubufatanye bwa hafi, niba ndetse atari ugufasha ku buryo bugaragara umutwe wa M23. Umukuru w'inteko ishinga amategeko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye guhamya ko ingabo z'u Rwanda arizo zitwa RDF n'iza Uganda bafasha bya hafi inyeshyamba za M23. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariwe Bwana Vital Kamerhe, ubwo yaganiraga n'abashinga amategeko bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yongeye kuzamura ibirego bivuga uburyo u Rwanda na Uganda bafasha umutwe wa M23. Bikaba ari ikiganiro Vital Kamerhe yagiranye na bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari Kinshasa kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 17 Nyakanga uyu mwaka wa 2024. Abashinga amategeko ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiriye uruzinduko muri Kongo, bagiye kureba uko ibibazo by'umutekano bimaze igihe mu burasirazuba bw'iki gihugu bihagaze. Mwibuke ko Amerika ariyo yari yapropoje ko haba hari agahenge k'ibyumweru 2. Ako gahenge kakaba karubahirijwe. Hanyuma mu kiganiro Kamerhe yagiranye, ariko hagati aho ngaho mwibuke ko muri iyi minsi nanone hasohotse indi raporo y'impuguke za Loni zivuga neza ko amakuru ameze nk'aya ngaya Vital Kamerhe yashimangiye. Mu kiganiro Kamerhe yagiranye n'abari abashinga amategeko ba Amerika, yababwiye ko amahoro azagaruka mu burasirazuba bwa Kongo ngo igihe gusa ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda zizaba zavuye ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kamerhe kandi yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusaba akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano gufatira ibihano u Rwanda na Uganda, ngo kuko hari raporo nyinshi zagaragaje ko ibi bihugu bifite uruhare mu ntambara imaze igihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si ubwa mbere ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa bushinze ibirego Leta y'u Rwanda nk'ibi byo gufasha umutwe wa M23 umaze igihe uhanganye na FARDC, ni ukuvuga ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa u Rwanda rukaba rwarakomeje kubihakana. None kandi ubutegetsi bw'iki gihugu cya Kongo bwakunze gusaba imiryango mpuzamahanga gufatira ibihano igihugu gituranye cy'u Rwanda, ariko na n'ubu icyo kikaba kitarashyirwa mu bikorwa. Iri tsinda ry'abashinga amateka bo muri Amerika ryari riyobowe na Brian Fitzpatrick, usanzwe uhagarariye Pennsylvania mu nteko ishinga amategeko, ndetse na ambasaderi wa Amerika muri Kongo Kinshasa Lucy Tamlin. Brian wari uyoboye izi ntumwa yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakomeza kuba hafi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yanagize ati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni umufatanyabikorwa ukomeye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni nayo mpamvu byari ingenzi ko inteko ishinga amategeko yiyizira kureba ibikenewe mu bufatanye mu rwego rwo kwagura imikoranire. Abanyarwandakazi rero nanone ibi birego bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda na Uganda byabayeho kenshi cyane. Raporo zirabyerekana, imiryango mpuzamahanga ibyo observa mu rwego ruziguye n'urutaziguye ikomeza kubivugaho, ariko u Rwanda rukanga rukabihakana. Nyamara kandi bya biri bavuga ngo uhakana umugore aragarama, kenshi cyane tuzi abana b'u Rwanda bapfira muri Kongo, tuzi abasirikare tugira n'ibyo dupfana bari mu Rwanda, ariko kuri ubu babarizwa ku butaka bwa Kongo bakorayo imirimo inyuranye. None se bavuga ko abo basirikare baba baragiye mu gihugu cy'amahanga kugira gute? Ibyo byose rero banyarwandakazi ni bya bindi bigaragaza uburyo uyu Kagame urimo kwiyamamaza ubu ngubu rero wamaze no kwishimira intsinzi, mu by'ukuri afite ikibazo ataragikwiye.
ataragikwiye gukomeza kuyobora igihugu. Reka rero wenda turangirize ahangaha amakuru twababwiraga cyangwa se twari twabateguriye yaranze icyumweru cyarangiye, icyumweru turangije, tunabashishikariza gukomeza gukurikira ibiganiro byacu noneho byo muri iki cyumweru, turebera hamwe ibigiye gukurikiraho cyane cyane muri ibi twavuze. Reka rero ngewe i Pretoria muri Afurika y'Epfo mbasezereho kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza. Mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu, mukomeze mudukurikirane ku mbuga nkoranyambaga zacu, ariho nyine twunguranira ibitekerezo. Ahasigaye i Pretoria muri Afurika y'Epfo, nge ndi Claude Maya Bernardo Kayitare. Reka mbasigire iri sengesho twaririmbiwe na Orchestre Nyampinga, isengesho rya Dawe wa twese, kugira ngo akomeze arinde u Rwanda n'Abanyarwanda. Dawe wa twese muhuza wacu, uri mu ijuru, izina ryawe mwami niryubahwe, ubwami bwawe wegira ingoma, mwami nibuze kandi ibyo ushaka ibihe mwisi kuko biba mu ijuru. Uduhe ifunguro ridukwiriye umunsi, uzaduhora ibyaha kuko natwe tutabirora babitugirira. Mami Yesu nushimwe,
agushime kandi ibihugu ushaka amahanga yose agushime na nyampinga igushime amahanga yose agushime iyalele iyalele amahanga yose agushime iyalele iyalele amahanga yose agushime Yesu Yesu Kristu amahanga yose agushime Yesu Yesu Kristu amahanga yose agushime Mwami Yesu nushimwe n'amahanga yose agushime kandi ibihugu ushaka n'amahanga yose agushime na nyampinga igushime n'amahanga yose agushime